will usher in one of the most turbulent uyu eras. munsi ushobora kubona mudasobwa igufasha kwandika, irobo igakora akazi k'umuntu, cyangwa porogaramu ikagukorera ibintu byajyaga gufata amasaha menshi ubikora. Ariko ubu hari ikibazo Bill Gates yashyize ku meza, kandi njye numva icyo ari cyo gishimishije kurusha kuvuga gusa ngo AI izatwara imirimo yose. Ese kuko hari imirimo umuntu atagomba na rimwe guha imashini? Ni ikibazo nakubaza. Gates cyangwa se Bill Gates afite igitekerezo cy'uko uko AI yaba ifite ubushobozi kose, hari inshingano zimwe na zimwe zakagombye gukomeza kuba ari iz'abantu. Urugero rworoshye rero, kwita ku mwana. Ese koko umuntu cyangwa se umwana muto yakitabwaho n'irobo bigakunda neza? Tekereza umwana ufite ikibazo, aho kugira umuntu umureba mu maso akamwumva akamenya ko hari ikitagenda neza, ugashyiraho irobo ikabikora kuko ariyo ihendutse cyangwa yihuta. AI ishobora kuba ifite amakuru menshi kurusha umuntu, ariko se ibyo birahagije ngo isimbure umuntu muri buri kintu kimwe icyo ari cyo cyose? Aha niho rero igitekerezo cya Gates cyangwa se uyu mugabo w'umuherwe Bill Gates gitandukaniye gato n'ibisanzwe tuvuga cyangwa se n'ibyo dusanzwe tuvuga ku bijyanye na AI cyangwa se artificial intelligence. Ntabwo avuga ngo tuyihagarike, oya, ahubwo aravuga ati hari aho tuyemera gufasha umuntu, ariko ntituyemere gufata umwanya w'umuntu burundu, nko mu burezi. Umwarimu ashobora gukoresha AI cyangwa se artificial intelligence mu gutegura amasomo, gushaka ibitekerezo cyangwa gufasha abanyeshuri mu myigire, ariko wa mwana wicaye imbere ye ufite ikibazo cye bwite, ninde ugomba kumva icyo uwo mwana akeneye muri rusange? No mu buvuzi nuko, imashini ishobora gufasha umuganga kubona amakuru menshi no gufata ibyemezo neza, ariko Gates cyangwa se Bill Gates niyumva ko ibyo bivuze ko umuganga agomba guhita ava mu kazi, ahubwo AI cyangwa se artificial intelligence ikaba igikoresho cy'umuntu, ntabwo iba umuntu ubwe ku giti cye. Hari n'ahandi Gates yashyize urutoki rero, avuga ko niba ibigo bishobora kwirukana abantu benshi bigashyiraho imashini zibasimbura bikongera inyungu zabyo, bishobora kuba ndetse ngombwa ko harebwa n'uburyo izo mashini zasorerwa cyangwa se ibyo bita tax paying, gusora, kuko ikibazo ntikiba gusa ngo AI ishobora gukora uyu murimo. Ikibazo kinini kibari niba AI iwukoze, abantu basigaye bakora iki noneho ko yabasimbuye? Aha niho ibintu bishobora kuba bikomeye kurushaho. Gates cyangwa se Bill Gates avuga ko mu buryo bwagutse hari imirimo myinshi ishobora gukomeza guhagararirwa abantu mu gihe AI ikomeza gufasha abandi. Noneho reka nkubaze nawe, niba robot cyangwa se irobo yaba ishobora gukora akazi kawe neza kurusha wowe, ariko ugahabwa amahitamo yo kuvuga ati aka kazi kagume ku bantu, wahitamo akahe? Kuko uko mbibona ikibazo cy'ejo hazaza ntabwo kizaba gusa ari AI izagukorera, ahubwo kizaba ari nibihe bintu dushaka ko bikomeza gukorwa n'abantu nubwo imashini zaba zishoboye kubikora. Niba wakunze iki cyegeranyo, kanda subscribe na like na comment, tubashe gukura mu buryo bwari bwose. Turabakunda n'ubundi turi Future Scholars, nakagaruka. Eroded. This unprecedented technology demands an unprecedented response in every country.